ni utariga kubera abantu abarimu baraharuzongera wiga. Reka nkwibaze kino kibazo. Ubona ari kiye kizagutungura kuri wa munsi w'umuzuko dutegereje twese. Nukubona abantu banganaga bahuriye ahantu hamwe. Abantu batifuzaga ibintu byiza abandi. Bagahita bahura bose bakarebana. Abaperezida n'abameya basanga baricaye tukabasuza uko twishakika bagati bitese nka tarapu nkamubwira ati tarapu bimeze bitera ni nawe wahageze ndabwira papa ati nawe se buryo uri hano komera cyane nari n'umunyarwanda ariko twahurira aha uri kubiraga mu Rwanda nta vizi hari ni uguhura gutyo tukagirana. Iki nicyo kizagutungura nicyo kizanungura iyo mbaje abantu kino kibazo bahita kuko ari ukuntu abantu bitwara kabona umuntu yariremereje kiyabona umuntu akana aramusuzuguye. Igitangaza ni ukubona uwo bitaga Mayibobo yahuye n'umwana agendeye muri hama ya miliyoni 400. Mayibobo bakagenda bakicana bati turarya bimwe turasangira bimwe turaryama hamwe aho tuzajya tukaringanira. Ibaze nawe ariko ntabwo kubyumva. Ibaze wageze mu ijuru gwe tuhasanga nka nuza nkande nka perezida w'Uburusiya Putin aricaye ati nawe waje hano warapfuye wese kubacira urubanza kimwe muri kuganira mwese mwicaye kandi mutegereje umwanzuro w'Imana. Hanyuma icya kabiri nubona hari abantu bamwe bakuvuyeho ntukajye usenga ngo bagaruke, ahubwo ujye usengera abagiye kuza abandi baba bagiye kuba ku mirimo yabo bayisoje. Hari umuntu uzaka kugura inkweto akigendera, hanyuma umuntu utazi iyo wavuye nakagaya aho ugeze kuko naho wavuye ntago yarazi ko wahava nanahasobanukiwe nta nubwo azi ibyo ari byo. Aho ugeze rero ajya hashima nako naho gusigare nakabe kuri umukene kuko aho wavuye nta n'uruhare yabigizemo. Umuntu agize uruhare kugira ngo utere imbere azakujajinga ariko utaragufasha ukuboko. Icyanyuma noneho soza nta muntu wakomeye atarabanje koroha. Yes, ni by'agacukeshi gakomeye kuditama no kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, njye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana ari we mutumirwa wacu uyu munsi. Ntago nshaka kwibanda mu magambo yanjye, ahubwo reka mwakire Pastor Peter. Umeze ute? Ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Mana amorera kurinze. Ukuri kw'Imana. Hanyuma kugira ngo tuze gutanga ikiganiro cyacu neza ndagira ngo usama segonda nibura nk'icumi udushyira imbere y'Imana. 10 gusa ashize kadusenga ku mwuka tuyoboye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko banye natwe, tugushimiye ko waturinze shyirwa hejuru. Dusengeye uyu mwanya tugiye kwinjiramo kuganira n'ubwoko bwawe. Reka uzuduhe umugisha kandi duhana umugisha nabo. Ikindi kiganiro kiyobore, uyobore David uri kuri kamera ndetse nanjye unyobore. Uduha amagambo y'ubwenge twamaganye n'ikintu cyose kirogoya mu izina rya Yesu. Reka udukurikiranye usabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Umeze ute? Ndashima Imana. Ariko reka nkoze Peter. Ariko nimize gutinza ikiganiro cyacu kugira ngo tugitanye uko ndashaka kubaza ku kintu kiri buze gufasha abantu benshi. Ni cyo kintu isi yakwigishe kurusha ibindi byose. Yanyigishije umuntu ariko nta nubwo ndarirangiza iryo shuri. Ry'umuntu? Yego. Icyo wumva wafashe neza ukavuga ati kintu aragifasha. Umuntu arahindagurika. Ije nijye somo wafashe mu masomo sakwigishije. Umuntu arahindagurika. Umuntu ni munini cyane. Najyaga mbyumva wati nta muntu wakwiga umuntu ngamusoze. Ariko nanjye ngeze iyi myaka ngezemo. Umuntu ajya nungura arahindagurika. Ukikiga umuntu agusekera none ejo agahita kugambana ati bakwice. Umuntu rero niryo shuri rya mbere. Nabaho nanjye wenda hari abanyiga mumbabare nanjye ndi umuntu arabakora akabati Peter kavuga biri yawe kandi nta wari umuntu nanjye ndi umuntu amaje yaremye ngo umuntu sinyama n'ubina amaraso. David narinde shuri nta kindi kintu wumva warize hano ku isi kandi ukavuga ati isomo nayifashe neza. Ni umuntu kuko nza mu isi nahuye n'abantu. Niryo shuri rero sindenganye ubutaka sindenganya modoka n'ibintu byose bona umuntu rego urumva ari ijambo ryoroshye. Uri kubivuga nk'ibintu byoroshye biraho. Umuntu musengana kumva ejo niwaramuka. Umuntu bamwe arasangiye mwarambaranye imyenda. Umuntu bamwe mwarasuranye. Umuntu ugusura mu rugo waje kukuneka kajya gusekera.
umuntu ukugambana yaje kukuneka umuntu ugusura ngo ndagukumbuye kumbaje kwirebera ibintu intebe ufite muri salo ukuntu zimeze ukazimwereka gwiki umuntu ukubona ugenze imodoka ngo yaba yari imuhitanye kari wayimutwayemo ukamwereka kitagomba kuguhitana sibye Imana ubundi Imana ihaye umwana w'umuntu gake bubasha bwose ku muntu Imana yaremye. Kuvuze nka ibyo turi wasoza kwiga ku muntu ubona ari iki usigaje kumenya ku muntu kari byishize ntabwo nabisoza icyo turamenya ku muntu numaze kumenya ku muntu ahindagurika ayakugamba ahubwo ufite amatsiko iyo ari ufite amatsiko yo kumenya ngo umuntu yapfuye nyuma yaho byibura abona ibyo yakoraga akavuga ati ibi bintu nabayemo nyine ushaka kumenya nyuma y'umuntu nyuma y'uko apfa ubwo nabanaga nawe abaho mu bundi buzima abaho mu bundi aba nyine yitekereza hate buri icyafasha nka kurya umuntu apfa ageze mu kantu takanyuma akavuga ati ntabwo ugaruka ntabwo uri bugaruke nta n'ukiri bukore ngo ugaruke nganirira icyo wamoraga ko wanyangaga ko wagiraga ubugome bumeze gutya na gutya wabikoreraga iki wabimariza yapfuye se nyine abaye ari bugaruke umva none ikintu gikomeye ku muntu umuntu ariko ndashimira Imana yitaremo urupfu umva nkubwire twagira nk'abantu baragohemukiye cyane wasanga no kubivuga nk'ibikomera abantu baguteye wenda nanjye arabona ahemukiye ariko abantu ukuntu uri kubivuga ndabona bisa nkaho byegera umutima cyane ukuvuga umuntu nkabona byegera umutima cyane ndugu yangu si wicaye imbere inyuma ya kamera hari uri kukureba wapi ni igihe wicaye aha ngaha ariko umuntu udukurikiranye wese afite isomo yigishijwe n'umuntu kandi nawe ari kwigisha iki niba atararibona ubwo azaryiga niba utariga kubera abantu abarimu baraharuzongera wige ukiri uyu munsi none igikomere ejo ugahura n'umuntu ufite isizo gatagitahura akacyongera bati burya noneho wumva ikintu gitangaje nta muntu ujya ukomeretsa undi nta muntu ujya ukomeretsa undi atarabanje kumwizera ako kantu hanyura akavuze nkumva neza ngamuha umwanya ariko uzi gukomezwa n'umuntu wizeye ukanakunda buriya rero nganire ku muntu twaza kumara amasaha 3 tuvuga ku muntu n'indi minsi ikaza ariko umuntu ni mugari ni munini kandi umuntu usuyubona umuntu n'ibikorwa bimubitsemo kandi ubibona abishatse kubibona harya bihisha kagusekera akagutahira ubukwe akajya atera utwana twakagira ngo wagira ikibazo akagutabara ngo iki aya wanga ariko itinya umunyarwanda acu mugane ngo ipyisi iwanyu ikurya ikurundarunda kugira ngo yavuga ngo iyo mwishyamba se umuntu ariko ubundi pastor reka nkwibaze kino kibazo ubona ari kiye kizagutungura cyangwa kizagutungura kuri wa munsi w'umuzuko dutegereje twese ni ukubona abantu banganaga bahuriye ahantu hamwe abantu batifuzaga ibintu byiza abandi bagahita bahura bose bakarebana abaperezida n'abameya abagitifu n'abantu bose bari hasi tukaza tubasanga baricaye tukabasuza uko twishakira bagati bitese nka tarapu nkamubwira ati tarapu bimeze bitera ni nawe wahageze nkabwira papa ati nawe se burya uri hano komera cyane nari n'umunyarwanda ariko twahurira aha ngaha uri kumva nta viza ihari ni uguhura gutyo tukagirana iki nicyo kizagutungura nicyo kizanungura iyo mbaje abantu kino kibazo bahita bavuga ati kuko hari ukuntu abantu bitwara nkatekereza ko batazigira bahurira ahantu hamwe kabona umuntu yariremereje kiyabona umuntu akabona aramusuzuguye igitangaza ni ukubona uwo bitaga mayibobo yahuye n'umwana agendeye muri hama ya $400,000 mayibobo bakagenda bakicana bati turarya bimwe turasangira bimwe turaryama hamwe aho tuzajya tukaringanira
twese ku murongo gutya nkajya mbona nari nyize ngo ugiye kumbwira ati nukubona ba bantu dutekereza ko batazajya mu ijuru ibyo ngiyo ni promotion y'Imana sindi buyitindemo n'ubundi sijye uzaritanga ubu none ahangana nta n'umuntu acira imanza abankurikiranye bufite umutima ngira nta muntu n'uyu n'umwe nzaha ijuru nange nawe uzarima ni promotion y'Imana ariko kubona uriya munsi w'umuzuko uri kubwira ngo Trump bite nawe ngeze ahangaha ibaza ariko guhura na Cristiano Ronaldo ego agahura na nuza na Muhajiri ati nawe uri hano twahuye ni mwebwe mwicaye nimwe umuntu ibaze nawe ariko ntabwo kubyumva ibaze wageze mu ijuru gwe tuhasanga nka nuza nkande nka perezida w'Uburusiya Putin aricaye avuga ati nawe waje hano warapfuye burya kubacira urubanza kimwe muri kuganira mwese mwicaye kandi mutegereje umwanzuro w'Imana mwese mwicaye imbere ye ako yawo munsi uzaba ari dani uriya munsi reka ibaze gukebuka gatona wabona nawe yicaye aho ngaho ni mwanganaga kandi nawe cyo kumutinya ngo tuba tureshye nawe uzajyana nawe hama yaguze nawe uzajyana inzu yubatse mu isi uzaba uteye ubwoba ibaze nawe sinzi ukuntu uri kubyumva iyo protokole gukita ukebuka gatona nka nuza nka nguriya mu perezida wa Amerika Trump nkunda kumuvugaho aricaye nawe kuvuga ati gatumubwira ati bite Amerika kwisigiye Barano ukicara ugasanga umuntu muri karitsiye wari waravuze ngo yes nago nagendana nawe dusanga mu cyo gatebe kamwe ugata ahangaha noneho turaringaniye turebe ahangaha none nawe uri bucikire wabishaka utabishaka turaribanamo ariko man nuko nyine ngo Yesu azaba yakoze akantu gashya gazatugize ibyaremwe bishya kubyo tibuki byashize nukuri David hari akavuye Imana itakira duhuriye mu ijuru n'abantu tukamenyana kandi makuru mfite mu ijuru bajya ntago tunareshya kubera iki none se abamarayika bariyo barareshya wabibwiye nandeze tusomye ibyanditswe kuba yaravuze ngo Gaburiyeli akabona Mikayeli biravuze ngo biravuga ngo imbere y'Imana dushingiye ku byanditswe dushingiye no kubabayeyo nka ba Rusufero babaga mu ijuru ariko ntago bareshyaga n'abandi kuri hano kuremwa kw'isi kandi Imana igira projet nini cyane ku muntu Rusufero yari umumarayika w'umucyo yari marayika w'umucyo ariko ntago yanganaga n'abandi yari mukuru nyine yari mukuru bivuze ngo no mu ijuru abakuru zabayo n'abatoya hari bizima hari abamarayika hari abakerubi n'abaserafi barabahimbaza Imana ngurera hari imitwe ihabera ariko ngo ku munsi w'umuzuko Yesu agiye kumurika itorero nabo yapfiriye azavuga ngo dore kandi mubo yapfiriye nataraparimo azavuga ati dore mubo yapfiriye na Putin arimo mubo yapfiriye Yesu twese turimo rero ku munsi Yesu azajya kurometa gutanga avuga ati dore abona apfiriye ngaba babana banjye tibaraje Cristiano akazamuka Trump akazamuka Putin akazamuka Peter akazamuka muri bo kuzamuka hejuru kandi ikintu ushimira Imana kimwe ngo tuzaba ngo dusa tuzasa na Yesu uzi duhuye ibaze uhuye n'umuntu aragiye utamwishyuye akakwishyurizayo goti urayama ayanjye rero ndashimira Yesu naguhaye yakeneye Yesu azaba yahinduye imitima ngo tuzaba dusa mu biteke tuzaba dusa ngo byose biba byahindutse bishya ntabwo uzari gutekereza ku biti kandi ngo mu ijuru ntabwo tuzarya niyo mpamvu Yesu mushimira projet ko yayize neza nagakavuye agakira mu ijuru duhuriyeho tuziranye niwe David n'amagambo bamvuze turirimba Imana kwica iraguhana ibyo ntabwo Imana rero ndashimira ko tuzazamuka kandi ibyaremwe bishya kuko umugambi w'Imana ku muntu ni uwo kuzicara imbere yayo tukagira umunezero tugeze tugerera mu isi kandi ibi mbabwira umuntu wese wisanze mu isi byaramutunguye njyego hanyuma reka dutange ikiganiro cyacu twasuhuzanyaga nifuje ko tuza kuganira ku mugambi w'Imana ku muntu umugambi w'Imana ku muntu ni muremure umugambi w'Imana ku muntu abenshi ari ukuntu tuba tuvuga ngo umugambi w'Imana ku muntu ariko tutazi ibyo tuvuga neza cyane ugasanga umuntu avuga ati umugambi w'Imana ku muntu ni muremure ariko ugasanga umuntu atabizi neza ubundi umugambi w'Imana ku muntu umuntu ashobora kwita yibaza ngo ni iki pastor David buryo uzi ko atari we Imana irinze icyo yagambiriye kuzakora ntabwo ari wowe Imana irinze
ntago ari njye wirinze physical pe uko nk'uko umeze ahubwo irinze icyo yagambiriye kuzakora muri wowe, kirindiye muri wowe kugira ngo udapfa utagikoze. ute none se Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, kandi ngo yaturemye kera. None nkubaze, ari isi n'umuntu ninde waremwe mbere? isi n'umuntu niki cyaremwe mbere? n'umuntu n'isi nuko utekereza, ariko habanje kuremwa umuntu. utesi kuva kera na mbere twari mu bitekerezo by'iki by'Imana. Ntega amatwi buretse mutangira avuga ngo mbere na mbere umva nkubwe wowe urakoze cyane. mutangirira Bibiliya iravuga mu itangira avuga ngo tureme umuntu barenze umwe. buretse barenze umwe tureme umuntu. ntabwo yavuze ngo ndeme, iravuze ngo tureme umuntu. ase natwe hari umugambi yari mwoherejemo kugira gute? oya mwitanga haranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Imana nituvuga ijambo Imana ni ubwaguke bw'izina twebwe tugira ritoya. uri kumva ubumana bwayo burimo ibanga rikomeye cyane. niba umva ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yari Imana. uri kubyumva? hanyuma byanditse muri Yohana. aho ngaho warahafashe. nanjye mbona nasomye biriya Peter. Imana ishimwe. ubu turi kuvugana umugambi w'Imana ivuga ngo tureme yari yicaye. si yabwiraga nde ubundi? nyine se urumva ari yonyine nyine yabwiraga nde? yabwiraga nyine uwo mu bumana harimo kwaguka, harimo kumva. Yesu wibwira ko yavukiye muri Mariya urya munsi? inde? Yesu yahozeho mbere na mbere. mbere na mbere hariho jambo. yahozeho mbere na mbere, isi itaragira gute? itararemwa. ariko uyu muhungura isi itararemwa yahozeho. Yesu kuvukira muri Mariya cyari ikimenyetso cyo kwisanisha n'abantu kugira ngo aze ahure nabo, kuko ngo mu ijuru habanje kuba inama ngo ninde twatuma mu isi Adamu yatunaniye. ndashaka kumva neza kano kantu wari uvuze ngo isi ngo umuntu niwe waremwe mbere y'isi. ako kantu nashaka kumva neza ngo abantu badukurikiye hano, pase urabimenyereye, abantu badukurikiye hano ni abantu basomye kuturusha, ni abantu bize, hari nabo dusumbye, sibyo? abo bose kugira ngo tuze kubakomveka nuko tugomba kubabwira bifatika. rero babikire muri comment ibi mvuze bibe yego ku ruhande rwanjye. umuntu n'isi habanje kuremwa umuntu mu bitekerezo by'Imana yari arimo. yaturemye kera umuntu Imana yamutekereje kera cyane. poroje yayo iza kurema isi. noneho se yibwira ko Adamu ariko reka nkubwire, ariko reka ngende kurenganya abakatoliki ngibi inama rero matakatifu. noneho umuntu umuntu yari ari hehe? uzi ikiganiro kuntu kiryohe? uwo muntu yari ari hehe? uzi kuntu kijya kurya kino kiganiro? aka kantu reka sinanagakomeza kugira ngo mbone comment. shaka abantu baze bandike hasi batubwire bazi ko Adamu ari Imana yahereye ibitekerezo byo kurema iki umuntu. ariko Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye. urumva? harya Edeni se yabaga ku isi? Edeni n'ubundi uko ni ukuri. uri kumva? ubundi ibi nabyo ni buryo bw'iyobokamana. uri kumva? isi ni poroje ya kabiri y'Imana. ni ikintu Imana yaremye kugira ngo noneho yongere. uriko ko yaremye umuntu ikarema n'ibiti, ikarema ibintu bitandukanye, ikavuga ngo nibibeho. uri kumva? ariko mbere yaho hari Imana yabaga. Imana yabaga he wundi? kandi Bibiliya ivuga munega amatwi. Bibiliya ivuga ko Imana yajyaga isura isi. ikimara kuyirema yajyaga isura isi ikayitemberaho. hanyuma yatsuraga isi n'ahantu ivuye. yabaga ivuye mu ijuru. none se mwibwira ko ijuru ari rimwe tureba twumva? amajuru nangahe? amajuru ni imwe Imana ibamo. reka buretse banyandikira muri comment abantu tuza kugendana. ndagaruka kuri ahangaha ndagaruka kuri kamera tugendere kuri comment.
isi n'ijuru n'umuntu icyaremwe mbere ni ikihe? yego aho ngaho ubundi dukomeze. Ahubwo hari n'abibaza tugiye gukomeza ku mugambi w'umuntu ku mana, sibyo? Bamba umugambi w'Imana ku muntu, sibyo? Abantu bibaza ngo mbese ko bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, ijya kurema iyo juru n'isi yari ihagaze hehe? Ugasanga nabyo biratuyobeye. Rero icyo nicyo aho niho shaka ko abantu banyandikira, kandi noneho hari ibyanditswe byinshi bisobanura nzabivuga. Mu Efeso birimo bagende basome. Nzaguhamagara ndabisobanurire. Ndazana ibyanditswe, niyo mpamvu ari episode. Ndazana ibyanditswe kuko hari abantu bavuga ngo Imana mbere yuko irema umuntu yabanje kurema isi. Ni nabyo. Ukuri wowe. Oya niko Bibiliya yanditse. Uze kubyandika hariya. Oya niko Bibiliya yanditse. Niko Bibiliya yanditse. Ariko noneho. Mutangiriro. Mwitangira avuga ngo iki? Aravuga ngo mbere na mbere. Akuseka mbigusomera. Oya nyine mbere na mbere. Imana yaremye isi n'ijuru. Yaremye isi niki? N'ijuru. Imana iragutse. Irangije irabona. Ariko ntabwo ari yonyine. Ntabwo ari yonyine. Urabyemera ko itari yonyine se? Urabyemera ko itari yonyine? Imana yari kumwe nande se? Nturetse ko yavuze ngo tureme. Yananiye kuvuga ngo ndeme. Oya imaze kurema isi n'ijuru, sibyo? Imaze kurema n'umucyo n'iki byose imaze kuhaba. Nibwo yabonye isi ibona ari nziza, yaremye n'agace kitwa Edeni. Navuga ati noneho reka tureme umuntu. Ko wamugana aho yari kumwe nane. Reka abantu batwandikire. Banyandikire kandi twe twahozeho. Ariko twahoze sitararema. Twahozeho rwose. Mwahozeho. Mu bitekerezo by'Imana turi umushinga Imana yatekereje. Nawe sinyibutsa hajya niba Paulo hoze ari Sauli akahinduka Paulo. Avuga ati ngo umunsi w'umuzuko ngo Yesu nagaruka ngo twe tuzaba tukiriho. None ubu yarapfuye sha. Abazaba bakiriho nyine. Yavuze ngo twe tuzaba tukiriho. Tuzahera ko tuzamukane nawe. None yarapfuye. Ariko rero ziraninze yandikaga twe tuzisoma. Tuzapfa. N'abandi bazisoma bapfe n'abandi gutyo. Nicyo yavuzanye niko. Urikumva? Ariko ubu none aha nga Bibiliya. Nta jambo wapfa kwisobanurira Mwuka w'Imana atagize gute? Atari kuri. Yavuze ati twe tuzaba tukiriho nawe yishyiramo. Abazaba bakiriho. Uri kumva none ubwo n'abazaba bakiriho. Ariko niko n'ibyahishwe Yohana bivuga. Abazaba bakiriho. Aho Paulo yavuze twe tuzaba tukiriho. Uri kumva? Ubwo wowe ni kubitekereza, ariko Bibiliya avuga ngo abazaba bagize gute? Bakiriho. Hanyuma reka dukomeze ku mugambi w'Imana ku muntu. Kandi ku muntu wizera nta nubwo apfa. Umuntu wizera ntagapfa. Reka dukomeze ku mugambi w'Imana. Ahubwo arimurwa. Umugambi w'Imana ku muntu ni iki? Umugambi w'Imana ku muntu ni birebire, ntabwo ndibivuge ngo mbisoze nonaha. Ariko Imana irinda umugambi wayo mu muntu, abikubwiye dutangira kurenza uko yarinda uwo muntu. Wabimbwiye nibuka neza urugero wampaye ati ngiyewe ntaginize ngiyewe. David nk'ubi ibyari kukwica birahari. Ariko umugambi Imana igufiteho, ndahiye Uwiteka Imana, urasigara ukabona impanuka itwaye bamwe, urasigaye. Umugambi w'Imana ugakomeza ku buzima bwawe. Reka nkubwire. Yego. Ndashaka ngo abantu bumve umugambi w'Imana ku muntu basobanukirwe neza. Ubundi ntabwo Imana yaremye umuntu imugambiriye ikintu kibi. Ntabwo bibaho. Yamuremye igambiriye kumukoresha ibituma Imana ihabwa iki? Icyubahiro. Rero umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza. Ibihe byose uhora ari mwiza kuri twebwe no kubizera Kristo. Ahubwo twaganira iki kintu ubundi twabwirwa n'icyo umuntu uriho umugambi w'Imana. Ndavuga bine cyangwa byaba n'icumi. Ikintu cya mbere umuntu uri mu mugambi w'Imana atungura isi, ntabwo isi mutungura. Wabaho mu mugambi w'Imana, we rero ntabwo isi mutungura, ahubwo watungura isi. Kuko aba yarahawe kumenya no gusobanukirwa. Ubu hari abarokore dusengana benshi, bo bategereje kubona ibyiza mu isi. Abarokore bumva ibyiza mu isi aribyo bikwiye kubabaho gusa cyane. Arega buriya upfuye mwene se upfana agahinda ntabwo upfuye neza. Agahinda niki? Agahinda gaterwa niki? N'abakubabaje n'ibyo akeneye ukabibura, n'abagufashe nabi, ibintu nk'ibyo. Hari ijambo Yesu yavuze. Yego. Reka ndibasomere hanyuma dukomeze ikiganiro, kuko
abenshi babaye mu isi David burya nta muntu uba mu icumbi ubyina uko yishakiye. isi ni icumbi. Urakoze. Nta muntu uba mu icumbi ubyina uko yishakiye. Iyo ubyinnye nabi kandi urakubwira ngo havuta amenera amakara wisakuriza. Iyi si yacu reka nze mbasomere. Uri kumva? Yohana 16 yego 33 haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugire umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Uri kumva? Kuri Yesu ikintu cya mbere yaguhamagaye aguhereza amahoro. Aguha amahoro. Iyo aguhaye amahoro rero ushobora kuba mu isi kandi irimo ibikwambura amahoro. Wowe ukayahorana ugahora n'ibigukomeretsa kubera amahoro ufite ukaguma kwizera ko ejo byaba byiza kandi ntutakaze ibyiringiro kugira ngo umugambi w'Imana agize gute warangiye. Rero umugambi w'Imana umuntu ikintu cya mbere kiranga umuntu w'umugambi w'Imana ntabwo isi munyeganyiza. Warihangana. Stefano yari umuntu ufite amavuta yego ukorera Imana ariko bamukubise ibuye baramucocanga arapfa. Urumva apfa ari nta muntu umugira imwe kandi yarabanye n'Imana ntiyasambanye ntiyibye ntiyacokwe n'inzu y'abandi baramucucumagira gute arapfa kuko ari mu isi. Kabiri Yesu yaravuze ngo Mana ndabasiza abo wamaye ngaba kandi ibyo wamaye kuba narabibahaye none ndabagusigiye ndagiye ndaje kuko wari warantumye ngo zicyo wagize gute wantumye none ndazamutse basize mu isi ubarindire mu isi ndabasabira simbasoye nk'abisi ubaha amahoro. Urukumva yarizi neza ko nubwo turi mu isi David tuzapfusha tuzarwaza ariko umugambi Imana ifite wa mbere kuri twe wa mbere ni ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu akenshi ubona nubwo tubura amafaranga dutakaza kubura Kristo. Ubwo mu magambo make umugambi Imana ku muntu ni ubugingo. Ni ubugingo buhoraho. Kandi burya wumve nta muntu wabona ubugingo adafite amahoro ava ku Mana. Nyine mu magambo make umugambi Imana ku muntu ni ubugingo. Ni ubugingo buhoraho. Kandi iyo bavuga ati icyo Imana yagambiriye kuri wowe si umugambi w'Imana izagikora byanga byaboneka. Iragikora David. Ni ubugingo buretse ni mu bugingo harimo ibintu Imana iguha kugira ngo ubugingo bwawe budapfa. Ikagutera inkunga. Impamba y'urugendo rero yego umuntu afite kugutuma icyangugu kaguha ibyo uzarya ukagera i Kigali kaguha n'ibyo uzarya ukagera za Nuza za Nyamagabe gutyo paka uzagerayo. Rero Imana kuko izi igihe tuzasarurirwa mu isi iyo yizera iguha igenda igutunga kugira ngo ubugingo bukomeze bube buzima kuko Imana abizi ibintu byatuma ubugingo bwawe bupfa. Uri kumva irabizi ko hari igihe wakwiganyira sibyo ko n'abatanyurwa yego biravuga ngo nta mwana wo kurimbuka sibyo nta muntu yaremeye kurimbuka usibye umwana wo kugira gute wo kurimbuka. Hari umuntu nubwo Imana yamugereza akajana wabitangiraho kare agira ngo ni imbaraga zagize gute zabikoze. We kuyizera yizera ari mu rusengero yagira hanze agatangira akaba umunyamanyanga ariko igihe cyose umuntu wizera Kristo iminsi yose aravuga ngo nubwo bimeze bityo nubwo nari kubona ibikwiriye ariko ibyo mfite biranyuze. Rero Imana ifite kukuboneka bavuga ngo David nimwimura urubyaro nazihangana. Oya tuzi ko burya Imana iguha ikigeragezo ushoboye kwikora. Urakoze cyane. Hari igihe ubona umuntu ikaba watuye umuntu ninamutabara arapfa. Uzi ko Imana igira arijasi biramita ahantu bashyira indembe byihutira. Rijasi. Bagataho gushyiraho mutabara adashira mu mwuka. Ariko n'abantu biboneka bati uyu nguyu yarihanganye. Mutumye ahangana yamemukira. Muzi ko abantu Imana yirase muri Bibiliya. Ikirata ba Daniel, ikirata ba Yobu. Kuko ntabwo babonaga ibyiringiro byabo. Yobu akimara gupfusha abana yaravuze ngo navuye mu nda ya mama n'ubutunzi bugiye ntacyo nambaye nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uri kumva dufite ikibazo cy'abantu bakunda isi cyane kurenza gukunda Imana. Uri kumva akumva ko kugira ngo abone Imana ari uko yabonye ibisaga. David umuntu w'umugambi w'Imana ahorana ibyiringiro muri we kuba agihumeka gusa aravuga ngo uyu n'umugambi Imana ugize gute ukindiho. Buriya batarakubitamo amapamba mazuru
bagufotoye bati gaho reba umugambi Imana yari igufiteho, imishinga yaragize gutira arangiye, uko avugaga birarangiye, batarakwita ipamba mazuru ngo bashyire amatwi mapamba ahantu hose baguhambire, ntago burame ntago nyine nariyo Mana uvuze ngo icyama nyuma ikaduha kuza tukireba bari kudushyingura baye nko kudushyingura uburyo twitwa ariko harabivuga neza bakavuga ati ngo y'umuntu apfuye ni bandi babibyigisha ngo y'umuntu apfuye ngo umubiri uragenda ariko roho y'umuntu apfuye ngo zizerera hafi. Narebye filime ya Nathanael ya Philippine mbona urya wa FPR ngo ziba zitembera hano ku isi ngo z'abantu ngo ziriya nibyo turimo buriya nka bawo wabuze bashaka kuba nk'ubu bari kukureba bakareba ati mwabonye wa mwana wacu twasize ngo niko ngo bimeze kare hatari ko babahora barira ari ngo twebwe ngo dupfuye ngo imibiri iragenda ariko roho zigasiga zitembera hano ku isi ngo umunsi w'umuzuko inzo roho zose zizakusanyizwa hamwe ngo duhere ko zose zizamuke n'abazaba bahari na kandi n'abatemera ko isi izagira ngo isi izahinduka nshyashya. Ihinduka nshya hehe? Ngo isi izahinduka nshya kireka bariho bose nibakubura ihinduka erega nago isa n'ubutaka. Isi ni iki? Isi niko tuyishe nago ubutaka bwaduhindukiye bubi oya ko twabwangiye. Isi izahinduka nshya isi nubwo tuzahinduka bashya abakiri bazima bazahinduka bashya niduhinduka bashya rero n'abapfe nabo roho zabo zonge zigaruke mu bantu niduhinduka bashya tuzarema isi nshya. David isi yari nziza ariko ikiremwa muntu cyayihinduye mbi ariko ibaza umuntu ukora igisaza ngo nzarimbura isi. None se Peter Igego umuri umugambi w'Imana keshi anyura mu ntambara umuri umugambi w'Imana umuntu Imana yahamagaye isi iramukubita ariko kandi izo ntambara anyuramo birangira zinesheje kuko umugambi w'Imana ugira gute umuhoraho. Hari ikintu wavuze kare aravuga ngo abarokore ngo tuba twifuza ko dutekereza ko ibintu byiza byose twagombye kubibona hano ku isi. David nago bikunda Paul yaravuze ngo nyiri mu isi fasha igihe mu ntambara dufite abantu uyu munsi none batakwigera ahura n'akabazo kagira ngo Imana yamutaye ariko abambereho baravuga ngo nubwo yabitubwiye ahubwo se umuntu ashaka kwita yibaza ntago ibyo bintu byiza tubyemera hano tukira hano ku isi tubyemerewe turabyemerewe urukumva no mu gihe tutabibonye David uyu migisha twakira n'inyongezo y'ibyo Imana yagambiriye kuri twebwe. Imana yaturemye ngo tureme isi nshya tuyibere umusaruro mbega tugira ibyo dukora ihabwa icyubahiro hanyuma duhabwa uwo mugisha wo kubaho duhumeke kandi namahamya umuntu ukorera Imana ntago arababara ariko ntago imuta kandi nyuma y'umubabaro imuha umunezero. Uri kumva buriya ujya utangazwa n'umuntu Imana ibwira ngo nguhaye iki agahora yishyuza nkaho yari icyo yamwambuye. Ideni nako kwemeza uzakora nawe uremera ko ari ideni nije nunyemera nzakwishyuza nk'ideni. Ese David nyemera bitanu kejo nakwishyuza genda umuntu waguha ibiryo naguhe umunwa wo kubirya byakumarira iki? Wampa ibiryo naguha umunwa wo kubirya ahubwo se wampa ibiryo ubona ko ntashoboye kurya wampa ibiryo ko ntashoboye kurya. Urakoze cyane hari igihe Imana irinda umugambi wayo rero nyine kurenza ibyo urarikiye wowe niba unyemera bitanu nuko uziko ibyo bitanu ari ikintu ndibu bikoresha sibyo ariko namutse ibyo bitanu nta kintu ndibu bikoreshe hari ikindi kintu wankorera. Bibiliya yavuga ngo umva ukuntu birivuga turi kuganira n'abantu basoma Bibiliya abakera bo babyumvaga bumvaga ibyasezeranijwe bakabyizera bitari byabo kandi barinze bapfa bakibyizeye ko bizasohora bakabona biri kure ariko nibyo batakaza ibyiringiro bumvaga bashikamye kandi uko byagenda kose uko byasa kose turizeye yego. Hanyuma ubwo magambo make umugambi w'Imana ku muntu tugiye kwita tubica mu ncamake tubishyire mu ncamake ngo abantu babyumve. Icyambere umugambi w'Imana ku muntu ntagupfa yego kandi umugambi w'Imana ku muntu aba ari ikintu cyiza. Umugambi w'Imana urakomeza nubwo isi yakugerageza nubwo hari n'ibigeragezo bitandukanye ntabwo umugambi w'Imana ku muntu upfa. Icya kabiri iyo uriho umugambi w'Imana yego nubwo warwana intambara zingana gute Imana irinda ijambo ryayo ku buzima bwawe paka risohoye kuri wowe. Abantu bakwanga bagukunda nawe ubuze Imana gukora icyo yagize gute yagambiriye. Icya gatatu soza
umugambi iyo Imana ikufiteho umugambi ikimenyetso noneho simusiga cya mbere ufite kuryama uri mu ikode yego wahangayitse wakubiswe ugahita ubona uri kuririmba wanezerewe wahangayitse wahangayitse umuntu uri mu mugambi w'Imana David bivuze ngo umuntu uri mu mugambi w'Imana nta stress kubona umuntu yacitse amaguru ukabona yanezerewe cyane kandi uyafite ukabona yabuze amahoro umuntu uri mu mugambi w'Imana anyura mu bintu bigoranye ariko kandi ese reka nkubwire nako reka nivugeho hari igihe nerekanye inkovu yanjye abantu babonye ukuboko kwanjye sinkunda kukwereka nangirika ndi mu ishyamba rya Nyungwe Imana yarasanze irambwira ngo nubwo wacika amaboko umugambi wanjye ntabwo uzapfa kuri wowe ntabwo narinzi kandi ashize imyaka 10 n'ingahe sinarinzi ko nakwicara hano Imana yarambwiye ngo nzakunyuza ku ma televiziyo ku binyamakuru bitandukanye yabimbwiye ntazi na YouTube kibaho nana telefone nana touch ndagira tafite zari umugambi wayo cyera cyane generaremwe uri kumva uyu munsi nicaye ku binyamakuru uyu munsi hari ibintu byabaye yambwira nkabona nago bikunda nkahura n'uburwayi bukomeye ikandinda nkabicamo kurangiza kuyageze gute ku cyagambiriye mbwira umuntu nkurikiranye nubwo bigoranye nubwo uri guca ibintu bigoranye ariko umugambi Imana nagupfa niba uzaba injiniya izakurinda nubwo wagera mu ishuri ukabura minerivare hazaza ubundi buryo uziga paka uzaba iki niba yaragambiriye kuzaba umuntu runaka ukomeye izabishyigikira ititaye ahantu uvuka ititaye uko bagufata David ndiko bitangiriyeho nagiye iwanyu narahagiye ibireka bivuga nagiye iwanyu twagenze n'imodoka amasaha make n'atanu n'imodoka ariko ko rugiye wabonye kirabaye igihe kirekire ariko kuri amasaha 5 ntago agezeyo David umuntu twajyanye twaragiye ndavuga ahantu mu tutari mu Rwanda ariko ubu nonaga David Imana ikuvanye hariya iragukoresheje kubwo umugambi kuriho utumye natwe uri kubikabiriza kugira ngo abantu batazansura umuntu reka nanone nkavuge umuntu utazabona rukomeye ntuzamwita inshuti uzamwita umufana kuko umufana afana itsinze nafana itsinzwe umufana gushima watsinze ariko iyo wagize intege nke zo gutsindwa akuvaho nubona umuntu atagufasha gutuye kure ngo nagusuye ujye utekereza buriya uzi ko namaze igihe mfite ipfunwe rikomeye muri jye burya reka mbabwize ukuri nubwo twihagara hano tukicara tukihoromoniza nawe yoberwa ko yakoze ikosa ubundi hari umuntu wambwiye ni wowe wabimbwiye bambwiye atari ibintu bibi bitarya ruswa umutima ntago rya ruswa ni Imana ibyo ntago bijya ruswa noneho ikindi kintu kitagira impuhwe ni isi isi nta mbabazi gufitiye noneho hari igihe unayicara kwihoromoniza ariko uko biri kose nakoze ibyo nako ntibinkwiriye buriya uzipfunwe nayo ifite naragera iwanyu niyo bari kuvuga ngo umuntu arafata moto imuhagurutsa hano i Musanze byibura ngereye David adufashe tukicara ku makamera abantu bakamenyekana ubu hari ikintu ushaka kuzaganira wenda nzabikora kuri cano yanjye agataha abantu ubwo David Imana imuhumugisha ko yashakiye umuyoboro ariko nzabikora Musanze ubu none ahangaha itabakoresheje mwebwe abantu bamenyekana gute ko bazi kuvuga rero umugambi w'Imana wakuvanye haruka kugeza i Musanze ukaba uguhaye kuba umupapa ukaguha kwicara ukagira ikinyamakuru gikomeye gutya icyabire kikagenda akazi ikindi yego aho nageze iwanyu suka ari wowe wize meshi ariko nasanze umugambi Imana ku muntu ari muremure ni muremure sinzi ukuntu yakuzanye sinzi ukuntu ariko umugambi Imana ku muntu kugira ngo batazansura muzansure oya umuntu atagusuye kuko umuvuze gutyo haba harimo ikibazo ubu none aha David aba mu mujyi urumva icya kabiri baje tugafata kwa Steli atugezayo uri kumva icya gatatu
umuntu birashoboka ko nta n'umuntu ugusura kandi kuko utuye hafi no kugusura kubera akagukunda. Njye nakunze kubwira abantu undi tugakora ikintu ko yakari itegeko cyangwa tugomba kugikora, ahubwo tuba tugomba gukora ikintu ko yakari urukundo. Yego, kubera nyine imvamutima zawe ubu umuntu bukuri. Hari abantu ejo bundi baje kunsura, navuze iryo jambo bonga baritekerezaho, baritsinda baraza ndavuga ati nimukora ikintu kako mugomba kuba muri hano, sibyo? Urabona Peter ariko ushobora gukora ikintu ko agomba kuba ndi kwa Peter, hamwe ngakora ikintu ko yakari urukundo mfitiye Peter. Susu kubyumva neza. Hari ikintu dukora nyine kugira ngo nanjye mugaragareyo. Urakoze cyane. Ngo ngaragareyo bambone ko nahageze, batazavuga ngo nanjye sinamusuye. Hari abantu ibisi bisiga bibaho ibyo bintu. Yes, kwiyamamaza kugira ngo igire agaciro ku muntu cyangwa kubone kuri umuntu mwiza, nyamara atari urukundo bikoranye, habwo ari kindi gitima cyo kugerageza gushaka kwigaragaza, no gushaka kwigaragaza. Ariko ubundi umuntu yakagombye gukora ikintu ari imvamutima, ari umuntu bumurimo, kuko umuntu yuzuzwa no kugira ubumuntu nyangunda kubivuga. Ubumuntu rero butuma ufite gutuma ukora ikintu atari ukora ko bitegetswe na groupe runaka ngo mwaze tukabikora. Oya, si itegeko, ntago ari itegeko, ubwo bikore ko ari ngombwa. Bikore ko ari ngombwa, ubikore wumva uri proud yabyo, ubikore wumva nubwo utakwiturwa ineza wagize, ariko byibura umutima wumva ufite amahoro ko wakoze ikintu cyiza. Rero burya bagakwiye no gukora ibintu atari kubera ko runaka yabidukoreye cyangwa yatugiriye neza. Si ngombwa kukugira neza, si ngombwa kuba waragiriye neza. Nushaka unabikore kwa kana kakugiriye neza, byibura uzikanye neza yakizute yakugiriye nawe ukayikora nk'urukundo ukavuga ati nanjye nta kindi kintu ushobora kumwitura. Hari umuntu uje bone twaganira arambwira ati njye nahaye umuntu urukundo, namuhaye umuntu muheza ibyo ashoboye, numva ko azanyitura iki urukundo. David, ibyo bikomere byo bafite kwa n'abantu benshi bano bari kuva mu mutima barashize. Wowe ugira umuntu neza ugira ngo azakwitura ikintu kiza, ejo ukabona yagusebeje ukabona wahindutse umuntu mubi kuri we, ukamufasha kubaka ubuzima. Bimwe navugaga ejo bundi ubwo nazaga ahangaha, ugafasha umuntu ukamuhereza ukuboko kugira ngo atagwa hasi, ukamuranda atayagera hirya, ukavuga ngo niyo utafatane kwiyambutsa, niyo utafatana kugenda ugira ngo ni wowe se, ntago ari wowe, niyo utafatana kwiyambutsa. Uwo muntu n'umwibone, ni umuntu ageze aho yari ashaka kugera, ariko burarekana sinzi ariko nabivuzeho. Wavuze igihe banje impamvu ndarajamba igihe ndikona kari nyine igihe kidushyira. Nose David n'abantu bakwemeyeho uyu munsi none kaceceke. Nta muntu se wowe wabonye ukabona ntahazigera ava, ubwo ejo harano yageze, wowe se ubwawe suri ikigiye. Oya reka nta nk'urugero. Hari umupeti nzi njya nkuna kumutanga urugero, nawe niba nyumva kandi ndi kuvuga ukuri. Hari umupeti nzi yageze mu rugo kugiye agiye mugejeje mu rugo wacu. Urumva kuko iwacu twakoze turi abana benshi, ngiye mugeza mu rugo wacu, nyine mbona nta kintu, nyine numvaga ari umupeti ndimo ndifashiriza nyangaze mu rugo. Umupeti bitewe n'ubuzima turagenda turaburana, abura contact yanjye, turaburana pe, nyine twakunda ko umuntu abamaze gukwa akajya gushaka ubuzima. Ejo nagiye guhura nawe nsanga umupeti wana meze neza, yarabyibushye, ntiwamyeka wawo ndasa neza. Bati ni wowe? Kavati ninjye ma uramubona watungurwa kandi wabonaga ari cyaka akantu yarakazikanye nanga yaje kunda ndi kumwe na wa muvandimwe dukora, yaje kundeba aza yitwara ati rebo ntiti umupeti rero ngakoreye, yaje yitwaye ameze neza tujye tumenya ikintu cyacimishe kintu we yamenye mbere yuko ngo mumenye. Nawe ati yonza kumubona kera nkamubona ukuntu ameze, sinze kubana nawe byakagombye kubafasha umwanya wakagira. Yes, gira neza ufite kwita. Hari abantu bazirikana ineza abagiriye kwangwa reka mwiture, ariko no mu gihe tutayituwe nkuko babivuze tubikore kuko ari ngombwa ko tubikora. Kuko David tugiye kureba nawe dukomerekeje twagiriye neza wabyicuza. Hari igihe dukora ikintu ari imvamutima za wanitanze, ariko abone ejo usaruye umubabaro. Ayo mwanya misana ibyo bihe nigeze kubicamo y'uko bivuga byumva neza.
hanyuma Peter, reka tujye ku musozi w'ikiganiro shashu. Abantu bagukunda mu magambo, bagukunda n'umukozi w'Imana, ijambo ry'Imana utambutse ndetse n'ubunagenda nabwiriza. Turaza gusiga akanya ko gufata nimero yawe ku bantu bifuza kuganira na ku magambo y'ubwenge, cyane cyane Peter niwo muntu hano mfite uba ufite amagambo y'ubwenge. Kandi ya nibyo mvuga. Oya rwose. Ariko ba Peter, njyewe nibyo navuga nta uri buze kubirakariramo. Hari umuntu nakira nkaba nzi uyu muntu muzo kino kintu. Buri muntu wese afite karite ye. Ariko none se kankubaze, abantu bose ubana nabo ntuzi kubatwara, utuyarakara vuba, uyagira umuntu bwinshi, uyu nguyu ntacyo yita, ntago uzi ko abantu bana nako bameze. Ariko ikintu ushimira Imana ni kimwe, ndabishimira Imana bingirirweho kandi bime ayo magambo y'ubwenge ambeho uko umuntu agaragara mu byo avuga. David ucecetse gutya ntago namenya iki uri cyo n'icyo utekereza ariko uvuze ari bitavuga ati nta kirimo nta birimo burya nk'ubu ariko urugenda ukabona umuntu n'uwa danje wakasheshetse ukabona yambaye fresh, yambaye neza, kwaza ukanamwiciriza n'imbere, sibyo? Wavuga ati none mutanga ibitekerezo, yatanga igitekerezo ukavuga ati niyo n'uwo mwanya ntago ukwirirya kwicara inyuma. Yes, bajya bavuga ngo tukuvuga ijambo rigatari kugira umwana cyangwa rikagiye kwira umuntu mukuru, ari ijambo rimwe gusa, ari ijambo rimwe uvuze. Burya amagambo y'ubwenge ni igisono cy'umuntu ngo mo imbere umuntu watunze. Rero anasaba Imana ngo iyankomereze kandi nawe Imana iguhe umugisha. Ikindi nakibonye nejo bundi nabwo ntabwo hashize igihe kinini nk'umwaka umwe ushize, nibwo nabonye ko mfite kuba afite impano yo guhugura. Uri kumva? Nkaba numva giye nyifite muri ke ikambamo nyine ubimenya ari uko wumvise bakugana, ari uko ubonye hari abakugana, ntabwo upfa kubivuga. Guhugura cyangwa se kugira umuntu inama, akaba yakugisha inama atari ko komeze gutya na gutya. Ndabyibuka je Peter mfite imyaka 10 hafi n'irindwi natangiye kuzajya mu rugo nakumva hari amakimbirane nkabaganiza bakongera akabana neza cyane. Kandi arega imyaka n'imibare, imyaka n'imibare mukanyere kumbaza ngo imyaka ufite kitakugaragaraho. Murakoze cyane. Imyaka n'imibare ikigaragara abantu nicyo abantu dukurikira. Nk'ubu nshaka nagenda bakahita bankwita imyaka 70. Wayinyaka se bayimpaye? Nawayikwaka ni ibyifuzo byawe. Bagubize imyaka 70 wayinya. Wajya kurekara mitariki wavukiyeho rwose nta kibazo. Navuga ati nge navukiye iki niki. Nta wayinyaka. Kandi nkajya nyitanga n'umuntu. Hanyuma Peter, reka tugusabe utubwire ijambo rimwe umuntu yakakwiye kugendana uyu munsi. Urakoze cyane. Turaza tujye mu kanya keza ko gufata nimero yawe. Ari ngiye kubigusaba ngo mvuge ubundi soze. David, dufite abantu muri iyi minsi bari guhura n'ibintu bikomeye. Bari guhura n'urugamba rw'amagambo bavugwa, abandi bakabakritika uko bashaka. Reka nkubwire, iyo umuntu atangiye kuvugwa aba yamenyekanye. Iyo umuntu batangiye kumuvuga ari benshi aba yamenyekanye, kandi nta muntu kuvuga utamutwaye umwanya cyangwa mureshya. Nta muntu kuvuga mureshya, arakintu uba umurusha. Nubona umuntu ari kukuvuga cyane ujye umenya ko ukomeye kumurenza, kuko we nta gihe umubonera ariko warakikubonera. Ko kantu nkumvise neza. Nubona umuntu akuvuga ujye umenya ko hari icyo umurusha, kuko we igihe akubonera wowe ntakimubonera. Uhora mu byawe wibere mu kazi kawe, ariko wowe ahora kuvuga tu, afata amayinite ye akakuvuga kandi wowe ntiwabura umwanya wo kumuvuga. Hanyuma icya kabiri, nubona hari abantu bamwe bakuvuyeho ntukajye usenga ngo bagaruke, ahubwo ujye usengera abagiye kuza. Abandi baba bagiye kuba ku mirimo yabo bayisoje. Hari umuntu uzaka kugura inkweto akagenda akigendera. Iyo rero ushatse kumugumana aho ngaho higeze gucyurira, Jumureka agende haza umuntu ugura ipantaro. Izi nyure se yaraziguze ibyo bitanze iki kibazo kuzinyaka. David uze kurya ibiryo. Umara kugera mu nda gatavuga ati ariko rero reka ngusobanure Peter, hari ikintu abantu twigoraho, sibyo? Niba wari ukeneye ibiryo akabiguha byarakuramiye, nabivuge kuko ni nabyo yarabiguhaye.
sibyo so twigishije igihe nabivugiye kuko yarabiguhaye kandi nawe nubwo wabiriye byakugiriye akamaro kubigucyuraho ntacyo bivuza bwo woreba aho ukwerekeza uvuga ati warakoze ko kagiye ntabibona byakuba bimeze nabi hanyuma burya nta muntu ni icya gatatu mvuze nta muntu ukuzi kurenza uko wiyizi icyo cyo ndakizi umuntu yakwibeshya agufata uko utari akanakwibeshyaho ariko wowe uriyizi icya nyuma noneho soza nta muntu wakomeye atarabanje koroha umuntu wese wumva ko ari mu buzima bworoshye cyangwa bumuremereye ni ikiraro cyiza cyo kubaka ejo he hazaza kandi burya ibi biducamo byose nubwo byaba bisa nabi hari igihe nicaye ejo bundi ndavuga ngo Imana ishimwe ko n'abayifubye Imana ishimwe kuko byanyigishije ikintu gikomeye Imana ishimwe ko n'abayifubye ko yemeye ko mbifubye ifubye ni nyinshi zirahari nyinshi mu Rwanda no hanze ariko Imana ishimwe ko hari abo yemeye ko baba ifubye bari kwigisha abana bafite ababyeyi kubaha ababyeyi babo ikindi byabafashe kudateta no kudapfusha amahirwe yabo busa burya reka mbwira umuntu wese unkurikiranye cyangwa se abantu badukurikirana ibintu bibi waciyemo iyo uhe n'ikintu kenda kubigusubizamo urwana cyane utabisubiramo impamvu turinze igihugu cy'u Rwanda turwana n'umutekano cyane twanga umuntu akongera kutunywesha ku gikombe cy'ibidandabiranye gikombe kibi hanyuma umuntu utazi iyo wavuye nakagaya aho ugeze kuko naho wavuye ntabwo yarazi ko wahava nta nahasobanukiwe nta nubwo azi ibyo ari byo aho ugeze rero ajya hashima nakubona wagusigare nakabe kuri umukene kuko aho wavuye nta n'uruhare yabigizemo umuntu agize uruhare kugira ngo utere imbere azakujajinga ariko utaragufasha ukuboko ngo utere imbere nakakujajinga diplomate yaravuze ngo ipantaro utigeze wambika umuntu nibona umanitse ntukayijajinga kuko nigeze yimwambika ubu tuvugana hari abantu bateze abandi iminsi ngo bazakena kandi no gukira kwabo nibigeze babigiramo uruhare si n'umutungo wabo bakoresheje abantu ni n'abagome David muravuga ngo kamera y'uramuri zashya ngo televiziyo izapfa kandi nazi ko aho yavuye hava n'ibirenze ibyo atekereza rero nubona umuntu ahageze ntukajajinge cyane kuko ahubwo ujye ubaza aho avuyeho hameze hata ijambo ry'ubwenge nasiga ry'uyu munsi ni ayangaya mvuze hanyuma icy'ingenzi gikomeye ntukabaho udakenewe ujye ubaho ukenewe ntukabaho udakenewe ujye ubaho ukenewe bisobanuye David ufite gutinda ahantu udakenewe kavunika kakora ibikomere yego ujye ubaho ukenewe kandi nawe ukeneye ntacyo bugiye kumara ubwo bya bintu byo kwihoma no kirazira nutinda ahantu batagushaka uzababangamiye nawe wibangamiye ukabona umuntu akubwiye ati sinkukene mu buzima bwanjye ejo ukajya kwinginga genda hari amaboko akurindiriye genda hari umuntu nashatse kukubwira gahunda ziwe genda nyaruka witinda aho hantu uri gukora amakosa cyambere uzaba uri gukora uzaba wibangamira nawe umubangamira abenshi abantu bari kwihoma ni ikinyarwanda bakizirika ahantu kandi umuntu atabashaka rero burya hari umuntu wambwiye ikintu gikomeye sorry hari ukumenyekana hari no gukenerwa biratandukanye umuntu yakumenya atagukeneye ahubwo Imana iguha ibintu byatuma abantu bagukenera kandi iyo umuntu akenewe agira agaciro bamuha agaciro rero tugira iyo twari kwizirika aho tudakenewe ahubwo tubaho dukenewe iyo utinze ahantu impano zirapfa yewe ntabwo nta bintu ukora ngo bigende neza hari na butike ufungura ugasanga nubuze ibyo uhacuruza n'ibiguzwe ariko uzi ko sinzi niba kino gihe wigeze ukigeramo ukabona abantu bose wizeraga bakuvuyeho ahubwo ugasigara wica urubanza ukavuga ati ngewe sinyibura munyamakosa birakubaho yes bijya bimbaho cyane ukabona abantu bose wizeraga
bose bagendeye icyarimwe umwe agiye none undi agiye ejo none nawe ugasigara wicira urubanza kandi wajya kure ugasanga nta kintu utigeze ukora gishoboka David nta no kubwira impamvu itumye agenda ariko unabonye utinda ahantu udakenewe ukahandurira ukakura umujinya ukakura inyatsi ukakura bitandukanye yewe ukanagura ibidakenewe ugafata ibyo ubonye kandi hari ahantu hari ibigukwiriye ngiye kubwira ikintu gikomeye kandi abankurikirana bacyumve ntago nose twakuranye twagumanye batuvuyeho twakira abantu bashya kandi nabo baje kuzuza ibi n'ibintu tutatekereza ko bakora umuntu afite kuba ahantu adakenewe yego akahaba yazamurira nka miliyoni inzu ya miliyoni 100 yahabyarira ntagire izindi mpinduka yakira kandi hari agasozi yagakwiye kubaho Yeremiya Imana yaramubwiye ngo agasozi nikakunanira uzakaveho ujye ku kandi mwe kwizirika ku bantu mwizirike ku Mana kuko Imana niyo yaremye abantu hejuru y'umuntu hari undi ariko hejuru y'Imana nta yindi Mana ihari hejuru y'amafaranga utunze hari undi kurusha amafaranga n'umukiri uriho uyu munsi ejo azaba yakennye haza undi rero dutindaho dukenewe hanyuma iryo ni ijambo ry'umunsi tugomba kugendana ku bantu badukurikirana kuri Gonareke Plus reka tufate nimero y'umukozi w'Imana tugeze mu kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana nababwira iki ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ku bantu bafite ibyifuzo mwavugisha umukozi w'Imana bahamagara dusengane ndumva ndi mavuta yo gusenga ndi mu gihe cyo gusenga kuko nasanze nta handi amahoro ari ni muri Kristo kandi Kristo kumubona ni ukusenga ni ukumusenga ni ukumwambaza ni ukuba hafi ye rero ndi muri ibyo bihe nimero yanjye ni 0788 641 772 iba kuri WhatsApp hanyuma umuntu wamamagara akabona simufasha nyandikira umubwire ngo ndagushaka nubona kanya tuvugane kuko ufite kumamagara nk'ubundi mu kiganiro hari abamamagaye nabumvaga sinde kubitaba bose ubwo bagiye guca imanza eka ari nundi waguhamagara wibereye mu masengesho kuko giye cyane agadaca imanza kandi ukuntu nko gucya tutanga nimero bakabashaka bakababura kahita bamanga David ngo musego babakoze Imana uzana kuba tajya bitaba abantu mazi gusa David ndakwinginze utana ingaruka tuzaganire ku mbuto z'umwuka n'imbuto z'umubiri ni gute umuntu yera imbuto z'umwuka ngo akera n'imbuto z'umubiri ugasanga rimwe hari imbuto yeze yibwira ko ari nziza nyamara ibyo zibangamiye kandi akibwira akanejeje Imana nyamara atayinejeje tuzagane ku cyo kintu hari imirimo dukora isi katwemera ariko ijuru itayemera murakoze hanyuma reka twusaba amasegonda 10 udushyira imbere y'Imana kadusenge Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko waturinze wabanye natwe habwa icyubahiro tugushimiye kino kiganiro gitambutse reka ugihe umugisha kigere ko gikwiriye kugeraho kandi bagihe n'abandi uhabwa icyubahiro cyane mwese uzakora like kuri iyi channel agatanga comment nzima zubaka zidufasha gukomera umuha umugisha mu mwuga zose zishoboka mwami Imana reka buri wese urambura amaboko cyangwa se akagira ibitekerezo bizima duha umwagura imbago dusengeye David n'umuryango we dusengeye abantu bose banyura kuri uyu muyoboro ubaha umugisha mwinshi dusengeye abakobwa abapapa abasore ndabizi neza ko ari umuyoboro washyizeho kugira ngo abantu benshi baze bubake isi dutuye kandi bagire nzima ngaho duhana umugisha n'abera bose abashonje bagire neza abarwayi bakize ingumbu ze kubyara abashomeri bahakazi mu izina rya Yesu dusengeye abatarashakaho urushako tugushime kufise gusenga mu izina rya Yesu Amen. Hanyuma ku bantu mutari mwakora subscribe ndetse munasharinga n'inshuti zanyu cyane ko Pastor Peter ni umuntu umwe uba ufite amagambo meza nkuko mwamwumvise yumvikana ko niwe ufite inshuti yawe kana ubona kikeneye amagambo y'ihumure wamusharinga yamuhe rwose kimwe rwose kigano nawe yirebere yumvira neza y'Imana hanyuma ndabashimiye cyane Pastor ndagushimiye arakoze